reka ntangire n'ijwi ritoya gusa mu nyumvire uyu mwana. Ambwira ngo mfata agapipi ko nkona. Fata agapipi. Nshuti zanjye, uyu ni umwana. Narabikoze. Uyu ni umwana. Yambwira ngo dukore urukundo, ngo tujye mu buriri, ngo njyewe ngarame, ngo njyewe ngarame, hanyuma nkora dudu. Urumva uyu mwana umubyeyi ari aho azi ngo afite umukozi w'umwana mwiza, umufatira umwana neza, umukunda, ariko byagutangaza. Turavugana kuri telefone. Woni mama. Ikibazo nyina agize yampamagaraga. Urumva rwose yari umwana ufatwa nk'umwizerwa mu rugo. Yamwonkaga. Yaramwonkaga. Yafataga igitsina cy'umwana akacyo. Yafataga igitsina cy'umwana. Urumva ibyo bintu. Ndagushimiye wowe mukunzi w'ukwezi kwa KTV, ibihe byiza, murabizi tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero uyu mugoroba cyangwa iki gitondo bitewe n'igihe uboneye iyi nkuru, muzaniye inkuru ariko ntazi niba ari nakababaro. Nakababaro mu by'ukuri ku buryo abana bacu uyu munsi barimo navuga se ngo barabapfa bahagaze kubera iki? Aba bantu twita abakozi bo mu rugo, nshuti zanjye, bigezaho noneho numvise iyi nkuru, numva ibintu binzamutsemo mu mubiri wose, numva naniwe kwihangana ku buryo nari mvuye mu kazi numvise iyi nkuru, kuryama birananira. Utabona video ikugezeho wenda ikerereho gatoya, nikoze nijoro ntashye kubera iki? Kubera yuko numvaga ntashobora kuryama ngo nsinzire, nabashije kuganira namwe ababyeyi ngo mwumve kino kintu. Reka ntangire n'ijwi ritoya mwumve gatoya, reka ntangire n'ijwi ritoya gusa mu nyumvire uyu mwana. Ambwira ngo mfata agapipi ko nkona. Fata agapipi. Nshuti zanjye, uyu ni umwana. Narabikoze. Uyu ni umwana. Yambwira ngo dukore urukundo, ngo tujye mu buriri, ngo njyewe ngarame, ngo njyewe ngarame, hanyuma nkora dudu. Urumva uyu mwana murimo muramwumva, uyu ni umwana w'umuhungu. Mwari mumenyereye yuko abana bafatwa ku ngufu ari abana b'abakobwa, bagafatwa n'abana b'abahungu mu rugo. Uyu ni umwana w'umuhungu umaze igihe kirekire atazi inshuro byakozwe afatwa ku ngufu n'umukozi w'umuhungu ukorera nyina cyangwa ukorera iwabo. Ibintu bibabaje cyane. Uyu muhungu bise Bertin wabaga ku uyu mumama bita Auntie Jose. Umumama ubona usobanutse, umumama ubona wihiringa, umumama ubona uko bigaragara muri bukomeze mubyumva wibana, navuga ko yibana kuko ashobora kuba atabana n'umugabo we nk'uko muri bubyumve mu kanya, ariko ni ikintu gikomeye kubona uyu munsi ababyeyi n'ukuri kandi birumvikana twabuze umwanya w'abana, kubona ibintu bishobora kuba kugeza ubwo umwana akubwira yuko amaze gufatwa ku ngufu inshuro nawe atazi umubare. Ubwo umunyamakuru yamubazaga uyu mumama, sinzi ukuntu namubonye, ntacyo namwe muraza kumva ijwi rye, mwumve ngiye gusa byankoza ahantu ku buryo numvishe ntazi uko nabigenza. Nshuti z'ukwezi kwa KTV, murabizi kenshi tubakangura kugira ngo mukore subscribe, niba ari ubwa mbere utarayikora yikore, urayikinge, ariko ikintu uri gukora umunsi kiruta ibindi ni ugusharinga ino video. Niba ari umubyeyi w'inshuti yawe ufite umukozi, aba ari umukobwa afite abana b'abakobwa, aba ari umuhungu afite abana b'abahungu, umubwire ngo burya sibo, umubwire ngo ibintu byakomeye. Ntabwo tugiye kwirukana abakozi b'abahungu kuko baturerera abana b'abahungu neza, baradufasha cyane. Ntabwo nkubwiye ngo wirukane uyu mukozi wawe w'umukobwa kuko ufite abana b'abakobwa n'abahungu. Ntabwo nkubwiye ngo wirukane umuhungu kubera ko ufite utwana tw'udukobwa. Oya, ahubwo umubyeyi ndagira ngo nyuma y'iyi video ufate umwanzuro. Reka dukomeze n'aya majwi ho gato ya muntu. Yabanzaga kukwereka iki mbere, yabanza kubikubwira gute? Yanyeretse filime ya RPG. Maze kuyinyereka ankuramo imyenda ngo dukore urukundo ngo ari rwiza. Turavugana kuri telefone. Woni mama. Ikibazo nyina agize yampamagaraga. Urumva rwose yari umwana ufatwa nk'umwizerwa mu rugo. Umwana wizeye. Akamfatira umwana neza, hirwa murana. Wafashe umukozi uramwizera, wumva ko ari ibintu byose, uyu mwana yitwara neza, uyu mwana wo namuvanye ndahazi, uyu mwana. Ariko bigiye kurangira umwana w'umukozi agukoreye, navuga ngo agukoze hose. Yego, nabyita gukora ishyano. Uraje wumve ibyakurikiye, sibyo? Umbabarire wumve nk'uko twabivugaga, ni ukuvuga ngo umubyeyi ari aho azi ngo afite umukozi w'umwana mwiza, umufatira umwana neza, umukunda,
ariko byagutangaza wumvisha umwana arimo atanga ubuhamya bw'ibintu byamubayeho. Tuzi ukwezi kwa Kativi babare wumvira ijwi nihatagira aho rigukora umbwire. Berite yafashe utuvuta asiga ku gapipi ke no mu kanoti kanjye, hanyuma afata ikidudu cye ashyira mu kabuno agera ku Inshuti z'ukwezi kwa Kativi ni ibintu bibabaje cyane. Uyu mumama aragira ati umukozi ni yari umuntu nizeye, ati umunsi umwe rero imvura yaguye byabaye gute. Yatashye umumama atazi ngo uyu munsi ndarana n'agahungu kanjye, noneho uyu munsi kamfumbate byibura urumva ko nta mugabo afite ibyo ari byo byose babana. Nibwo yabwiye umwana ati mwana wanjye uyu munsi urandaza. Umwana ati oya. Mama ati se kubera iki? Ati oya ndarana na sheri wanjye. Nuko agiye kumva uyu mukozi nawe w'umuhungu aragira ati oya shushu be twigire kuryama twigendere. Mama araho ngaho yabifashe nk'ibisanzwe, yumva n'urukundo rw'umwana n'umubyeyi. Ariko cyaje gutangaza, uraza kumva ibyakurikiyeho nk'uko umaze kumva umwana avuga ari nojwe. Nijoro nyina yari asinziriye, ibyo byose amaze kumva ku iryo jwi ngo Berite yajyaga yirakaza ngo akamubwira ngo yanze ko bakora dudu nyine akarakara, akamubwira ngo nareke bakore dudu. Ibintu bitangaje bwa mbere ngo abimubwira bwa mbere, none igitangaje yabimubwiye nyine yumva ari bisanzwe. Ngo aramubwira ati reka turebe filime, ngamwereka filime ngo yanuze ngo yarapigi, amwereka filime. Uzi ko bwa mbere yabibwiye nyina yamukubise. Nyina yagize ngo ni ibintu bisanzwe, birangira n'umukozi ubwe mu gitondo amukubise amubwira ati uravuga iki wowe wa mwana, uravuga iki ko nzaguta muri toilette ukajya uryama byo muri toilette. Ana yanjye hari igihe ubura ikintu uvuga mu by'ukuri, hari n'igihe ubura ikintu uvuga. Umwana w'umuhungu yasambanijwe inshuro udashobora kubara. Ana yanjye akabi gasekwa nka keza koko. Mama araho mfite umukozi, mfite umwana mwiza, akajya ku kazi akavuga ati ngiye byaciyemo, ngiye mfite umwana mwiza, umukozi wanjye yanyitira ku muhungu. Urumva bana yanjye sinzi ukuntu wabivuga. Reka twumve uyu mumama, reka twongere twumve ijwi rye, twongere twumve ijwi ry'uyu mumama arimo avuga ku by'umwana we n'ukuntu ibintu byagenze. Mu by'ukuri ni inkuru ndende nk'uko mubyumva, ni inkuru ibabaje, ariko umumama niba ari uko yamaze kumva yarashize ibinya simbizi, ari kubivuga ukabona biroroheje, ariko akumva ibintu byabaye ku mwana ukumva biteye ubwoba. Ba mama ba papa turi gukora iki? Uyu munsi yari kumwe n'umunyamakuru arimo mubaza ibyamubayeho. Umwana we yatanze ubuhamya bwinshi, yagiye avuga ukuntu umukozi yagiye akora ibyo bivuna muheto, ibintu bibabaje cyane. Uyu mumama aragira ati amaze kumenya ibyabaye ku mwana we byamunaniye kubyakira, ariko nawe ntiyabasha kugira ate kubyakira, biramugora, birumvikana. No gusenga biramunanira, ananirwa kwiyakira ku buryo no gusenga avuga atari kubu ndajya hehe. Umwana afite imyaka 5, umwana w'umuhungu. Mu by'ukuri umwana imyaka 5 murabizi aba ari umwana wenda gutangira mu wakangaye. Ubu se murabiyobewe. Waragira ati mu muco nyarwanda nk'uko ababyeyi twese tumeze, tuzi ngo iyo ufite umwana w'umukobwa burya uzana umukobwa akaba ari ugira ati umurera. Niyo ufite abana b'abakobwa ubumva wazana umukobwa akabarera. Burya ibipangu byinshi birimo abakobwa n'abahungu, ariko usanga niba umwana ari umuhungu, kenshi usanga wa muhungu w'umuzamu ufite utundi tuntu akora, ukoropa ugira ati, ariko ari ukora iki? Wita ku mwana w'umuhungu. Noneho iyo ari umukobwa, umutanti n'umukobwa kenshi azanwa kwita kuri ba bana twana tw'udukobwa cyangwa iyo uduhungu tukiri dutoya. Rero umumama aragira ati numvaga rwose kubera ahantu ntuye, kubera iki haba abajura b'ibisambo, nazana umusore ufite ibigango kugira ngo n'igihe ntahari njye numva ko urugo rwanjye rufite security. Urumva yari afite abana 3.
babiri bari ku ishuri biga baba ku ishuri, umwe rero uba mu rugo akaba akeneye iki, wa mubebe ukeneye kwitabwaho na wa mukozi w'umuhungu, nakazana ikije ikibogari nyine kizakora iki, kizakirinda urugo none icya kabiri kandi kibasha no kwita ku mwana w'umuhungu. Ariko ni Berite biravuga ko akurikiranywe nyine, yabanje gutinya gutangaza izina rye, ariko nyuma yaje gutangaza ibyamubayeho avuga icyo yagiye akora. Ubu yafashwe ari muri RIB, mu by'ukuri igihe turi gukora inkuru yafashwe, ariko biracyababaje kuko ibyo yateje n'ibibazo byose yateje ntabwo navuga ko byakemutse. Inshuti zanjye, inshuti z'ukwezi kwa KTV, rero ngo unywa mama aragira ati umuhungu wanjye nabonaga, ubwo aravuga uwo mukozi aragira ati nabonaga ari umwana mwiza, namuhawe n'abantu b'abaturanyi banjye ba bugufi, kuko nituvuga ngo uyu mwana ndamuzi, iwabo ndahazi. Yego ni byiza pe, kuhamenya ni byiza, biranafasha, bitanga sekirite, uba wumva utuje, uba wumva hari ukuntu uvuga uti sinzamufata nk'umupagasi, sinzamufata nk'umuntu wa kure, ni umuntu wo hafi aha. Urumva abantu bamumuhaye bari abantu yizeye neza neza, avuga ati uyu ni umuntu nzi aturuka mu majyepfo. Bakavugana na mama we, bajyaga bavugana. Ibaze wa muhungu iyo afite ikibazo ahamagara iwabo akoresheje telefone ya nyirabuja akamutiza telefone yaba adafite amayinite, ashaka kuvugana n'iwabo, wa muhungu akavuga ati reka mvugane na mama. Uwo mumama ari we nyina wa Berite nawe bajyaga bavugana. Byageze igihe umwana wundi yararaga mu cyumba cye wenyine, noneho bigeze aho amuvana mu cyumba. Ibaze, amuvana mu cyumba. Reka twumve umwanya umumama yatanze n'ukuntu yamuvanye mu cyumba cye. Mana yanjye, amuvana mu cyumba, amutinyisha icyumba. Urumva? Reka nkumvishe gato wumve ukuntu umukozi yageze akora trike, avana umwana mu cyumba cyo yararagamo kugira ngo abashe kujya abona uko agira ati amusambanye. Tega amatwi trike yakoresheje neza. Nkirwa muratira abakozi bagenzi banjye dukorana, nkirwa muratira abantu dusengerane, mfite umukozi w'umwana mwiza, nabonye umwana mwiza ukundira umwana. Nuko twese tumeze. Ubwo rero yari yaramukuye mu cyumba cye, kuko ubundi umwana wanjye yiraranaga mu cyumba cye. Mu cyumba cyaranamo n'abakuru be iyo bari mu rugo. Ubu rero bagiye ku mashuri, n'ubundi yiraranaga, yarabimenyereye. Ariko natangajwe nuko yari yarakimukuyemo, basigaye bararana. Noneho umunsi umwe naramubashije, ariko niki wahaye bebe ko mbona bebe agukunda cyane, nta mukozi ajya yemera ko bararana. Wowe byagenze gute? Arambwira ati bebe arankunda cyane. Bebe ahita avugira hejuru, kuko nabibashije yumva. Ahita avugira hejuru aravuga ngo ma nuko. Ubwo bebe arambwira ati rega ma, ati yarambwiye ngo mu cyumba cyanjye ngo habamo ngo ibibeba, ngo n'ibibwa, ngo n'ibiyoka, kubera nyine nka kwa kundi kuri purafo wumva. Urumva umukozi trike yakoresheje, yabwiye umwana ati mu cyumba cyawe harimo ibibeba, harimo ibiki byose bizajya bikurya. Uriya ujye ushaka kujya kumva kuri purafo ikibeba kiributse, akuye umwana mu cyumba cye. Urumva umwana umaze kumubwira ngo icyumba cyawe kirimo ibiyoka, kirimo ibibeba, umwana se wumva aya nta wundi mwanzuro afata uretse gukora iki, uretse kuva mu cyumba akagita, noneho yisangira iki, yisangira wa mukozi. Urumva nta purafo ipfa kuburamo utwo tuntu tujaganya, ariko yamwangishije icyumba burundu, amukuramo amubwira ko habamo ibibwa, ngo ibintu by'ibibeba. Urumva umwana ati icyumba atagiye kwa nyina. Inshuti z'ukwezi kwa KTV rero ntabwo mama yigeze amenya impamvu nyamukuru yatumye umwana ava mu cyumba cye. Ikigaragara nuko yabivugaga, bishoboka yuko uyu mumama atanamenye n'igihe umwana yaviriye mu cyumba cye, yajyaga yitahira ananiwe, nk'umumama uvuye ku kazi wibana, arwana no minerivare z'abana. Urumva afite babiri biga secondaire, afite undi nawe imyaka 5 wiga primaire nasari. Urumva kugera ubwo yabwiye umwana kurana na imvura yaguye, atashye imvura yaguye, avuga atakana kajye turararana. Birangira umwana amubwira ati oya genda arana na sheri wanjye. Igihugu nacyo cyagikoze kiti ndekera switi shushu bengwe no twigendere kuryama. Urumva ko kantu bamutaye muri saro, urukundo akareba umukozi wanjye, akunda umwana wanjye, amwitaho. Urumva uwo mubyeyi ntabwo yagize amakenga. Iyo bivuga aravuga ngo yagize amakenga, ariko ntago ari byo.
nta makenga yigeze agira mu by'ukuri, kuko iyo ajya gufatirana icyo gihe ashobora kuba hari hakiri kare mu by'ukuri uko ngiye mbyumva, bishoboka ko hari hakiri kare. Yigeze gutaha rero atashye umwana amubwira ati ma ndi kubabara ku gapipi, ngarebye agapipi k'umwana asanga ngo kazanyeho imbere kabyimbyeho ukuntu, ukameze nk'akarimo amazi imbere h'ukuntu. Umwaragiye azanye ibinini, ariko mu kubizana noneho ngo amuha ibinini bya kagapipi afite, umwana ntibyarangira aramubwira ati ariko ma mfite n'ikibazo, mfite n'ikindi kibazo. Urumva yari biguze amaze kubitahana, mu kubimuha umwana yaramubwira ati oya mfite n'ikindi kibazo. Urumva aba yatashye yatinze, wenda umwana ari gusinzira iki, yahageze atinze mu masayine mu by'ukuri umwana aba yananiwe pe, sibyo? Sayine umwana aba yananiwe, kandi nakora Nyabugogo akucuruza bya bintu ngo by'imiti n'iki. Yasanze umwana yamaze gusinzira mu ntebe ategereje mama, urumva ntiyari agisinzira kubera kubabara, aho hantu harababaza cyane. Mugera kimwe uwo mwana aragira ati ma mfite n'ikindi kibazo ariko no mu kibuno harambye. Nyina ati se mu kibuno bije gute? Ati ndituma nkababara, ndimo ndadiyara. Urumva noneho igihe batangiye kumubwira, umuhungu ahaguruka muri ya ntebe yari yicayeho, ahagaze hejuru ya nyirabuja. Uhagarara hejuru ya nyirabuja yabaga ari kureba umwana buriya ukuntu babigena bati cica, agaragara hejuru ya nyirabuja nko kwamuhagarara iruhande yando arimo abwira umwana ati cica. Umwana arabivuze, abivuze umukozi aje guhagarara rwa nyirabuja, aje guhagarara rwa nyirabuja. Nyirabuja nibwo yabaje umukozi ati ariko uza kumpagarara hejuru gute? Ngo warinda se ngakubwira ngo iby'imiti ngo byo mu kabuno n'iki, wese ntiyari yabimbwiye ngo sinanamubye ko ndi bubikubwire. Mama wawe nawe ntiyamenye ibyo ari byo, umukozi aramutekinitse baramuhishe. Noneho Berito yagomba gukoresha ibishoboka byose ku buryo adatuma nyirabuja amenya ikibazo umwana afite mu rugo. Nibwo rero umumabuja wacu yatangiye kugira ikibazo, aravuga ati ariko uyu mwana ejo wambwiriye ibintu by'agapipi kamurya. Bwa mbere yamuhagaze hejuru, abimubwira bwa mbere by'agapipi, umukozi yaje kumuhagarara hejuru abuze umwana kubivuga. Bwa kabiri amuzaniye ibinini by'agapipi, umukozi agaruka guhagarara rwa nyirabuja bivuga ngo ari kubwira umwana ati caca. Nibwo ngo umwana mubyeyi yatangiye kuvuga ati uyu mwana ibyo byose harimo akabazo. Yaragiye kumuha utunini uri two kugabanya ububabare bw'agapipi no kubyimba, kuko hari habyimbyeho nta makuru afite ahagije. Noneho kubyimba ko ngo byatewe n'iki? Reka mbumvishe ikintu cyatumye igitsina cy'umwana kibyimba. Reka mbumvishe ikintu cyatumye mu gitsina cy'umwana kibyimba kikazamo n'amazi. Nyina abisobanura ubyumva, hari njyewe menya ntabasha kubivuga neza nkuko nyina ari kubivuga. Reka byumve. Yaramwonkaga, yafataga igitsina cy'umwana akacyonka. yafataga igitsina cy'umwana Urumva bintu akacyonka. Umwana nuza kumubaza arakubwira. Yego. Yafataga igitsina cy'umwana akacyonka, ndetse nawe akamuha igitsina cye ngo acyonke. Yego. Mondiye. Ariko murumva ibintu biri kubera mu ngo zacu, ubutinganyi bugeze ahangaha kwe. Ukaba utabizi uzi ngo nifitiye umwana wanjye se umukozi ni umuhungu, abana banjye ni abahungu, ubwo rero uri sefu uri gutura. Mwari muzi ko ibintu biri kuba ku bana b'abakobwa se? Umukobwa tantine abo mwita ngo ni tantine. Ibintu ari gukorera abana bawe, ntabwo mvuze abawe, mvuze ibintu abo batantine bashobora kuba bari gukorera abana bari mu muryango nyarwanda kandi bahuje igitsina. Ariko Satani yaramanutse koko bituze ukwezi kwa Katiba, bijoro bikancanga nkabura n'icyo mvuga. Nuko ngo ububabare bwo kugapipi ni bikokona. Umwe kubabara no mu kibuno, umwana aragira ati ndajya kwituma nkababara ndanadiyara. Umukozi rero akaza agashingana hejuru ya nyirabuja ati uri mu biki? Kubera iki tutagira amakenga? Ubwo nibwo umubyeyi yavuze ati reka amujyanye mu cyumba, amwicaje ku mukeka, aramubwira ati vanamo imyenda turebe. Kujya kureba asanga umwana yarashize. Ubundi bwa mbere yamubwiraga yagombaga gusuzuma cyangwa akegera umwana akamuganiriza akamubwira ati ngwino wenda turaranira ijoro menye ibyo ari byo. Wenda bwari guke yamaze kumenya ibyo ari byo. Yagiye kureba mu kabuno nasanga hajemo ibiheri, habaye nabi, hajemo amashyira.
urumva yatwaye umwana gakeya avuga ati ni ibintu byoroheje, habe kuba yagira nawe makenga nk'umubyeyi ako kanya ngo avuga ati ibi bintu ni ibiki. Babyeyi reka mbabwire, dufite akazi kenshi pe, ariko tuganiriza abana rwose. Nanjye ntaninze nkuko namwe mutamutinze, ariko ibi bintu tutakoraga nabasaba ko twisubiraho, nabasaba ko twisubiraho pe. Urumva, reba ko uyu mubyeyi yagiye kumenya ibibazo umwana afite, nyuma no kumenya ko umwana bamwangije ntiyashyira agatima ngo avuga ati ariko uyu mukozi uza kumpagarara hejuru buri gihe aba nshaka hirya. Uzi ko bwacye mu gitondo mama wacu akigera ku kazi bisanzwe, habe no kuvuga ati uyu mwana reka mujyane kwa muganga, reka kwibwira icyo yakoze mu gitondo, wumve. Bamutegura ameza umumama ari iryo joro, aho nta cyabaye, buracyajya no ku kazi. Ariko si ubwo umwana umaze kubona ibibazo byose afite mu byeyi, urabyutse urariye ugiye no ku kazi mu gitondo. Ndatuza, buracya mu gitondo, njya ku kazi. Ujya ku kazi, ariko mana yawe. Maze kujya ku kazi ngo asigara amukubita, ahubwo aramukubita cyane. Reka utagira ngo ndagushinyaguriye, ariko yari no kumwica. Urumva yamaze deja kumurega. Umwana ageze arabivuga, aravuga ati ndababara aha. Ntabwo yari yakavuze ko ari Berita umufata ku ngufu, ariko yari yamaze kugaragaza ibibazo byose afite. Noneho yiriwe akubitwa, umwana yiriwe akubitwa umunsi wose. Yaratashye nimugoroba aramubwira ati ma, bya bintu nakubwiye umukozi yankubise, ndumva ikibuno kigiye gucika. Bwari buke, ariko ngo ku munsi wa Pentecote umumama yifitiye gahunda yo kujya mu majyepfo, afite gahunda zo kujya gusura mukuru we, ariko kuri Pentecote ni cya cyumweru ngira ngo kibanziriza Pasika. Ntabwo nibyibuka neza, murambwira muri comment. Pentecote biba byagenze gute? Tuteze ukwezi kwa Katifu, mumbwire muri comment. Yafashe umwana yagomba kujya gusura bakuru ba wa wundi biga mu majyepfo, geragerayo atangira no kwisanzura kuri bakuru be. Urumva ni abahungu gusa, yatangiye kwisanzura kuri bakuru be, atangira kubabwira noneho ibyamubayeho. Reka mbumvishe umumama ababwira inkuru ahantu umwana ananirwa kukubwira akajya kubwira abandi bantu kubera utajya umuha umwanya. Tega amatwi mubyeyi uri aho, wige twige. Mana yanjye yagiye kwibohora, ajya kubwira noneho abana bakuru be, aho kugira ngo abwire nyina ibyamubayeho, agiye kubwira abana abo twakwita bakuru. Nicyo kintu cyose gituma ngira amakenga, biba ngombwa ko tujya kwa muganga. Arababwira ngo erega mushobora ngo kuzaza ngo ku ishuri, ngo kuzava ku ishuri ngo mukaza mu rugo ngo mugasanga ntagihari. Aba ni baba abana baramaze ati uzaba waragiye he? Ngo Berite ngo ankorera pipi, ngo hanyuma yamara kunkorera pipi ngo akambwira ngo nimbibwire mama ngo azanyica. Ku mana yanjye, uyu mumama rero ngiye ibyo byanyuye, ariko ngo turahuze yeze. Ariko niba uri kumva reka twe kumucira urubanza da, twese twabikora byatubaho. Ariko uyu mumama uba amaze kuburirwa inshuro zingahe? Ubwa mbere ni agapipi kabyinnye, ubwa kabiri ni mu kibuga, ubwa gatatu noneho batangiye kubyibwirira atangiye kubyibwira bakuru be, umwana muto. Ati ejo nabibwiye mama yuko Berite ankorera ibingibi, ati yiriwe nkubita, none yambwiye ngo nimuva ku ishuri muzasanga yaranjugunye mu cyobo. Ariko mana yanjye sinzi, birimo birandenga, bikananirwa no kubivuga mu magambo yanjye, kandi wenda si byiza ko ndi gukoresha aya majwi, ariko mu mubare mu nyungu. Nkorera pipi ngo akambwira ngo nimbibwire mama ngo azanyica. None ejo nabibwiye mama ngo asigara ari kunkubita ngo ku buryo numva ikibuno cyenda guturika. Ati none rero, ati wabona muvuye ku ishuri mugasanga yaranjugunye mu cyobo, kuko niko ambwira. Yesu we. Ngo arambwira ngo azanjugunya muri kiriya cyobo ngo cya tuwarete, ngo hanyuma ngo njye amabyi ngo njye ngo n'inkari. Gusa ko mama niba ari kwiyakira, niba ari iki uzikagera wumva agiye guseka. Yego za mvugo z'abana nyine ngo njye amabyi ngo nkwe n'inkari. Nyamara ababyeyi twajwe n'ibi bintu ntabwo nzi ibyo ari byo. Ariko ubundi ni igiki gituma uriya mumama atarajya agakeye kuri uriya mukozi?
amara abamama nabo simbizi kabisa. Bamama mwibana nimundebe nabi nimundebe nabi, ariko ibyo bihungu ibyo bisore biwawe mujye mubicungire hafi, sibyo? Kandi mugabanye n'umubano mugirana nabyo. Ko hari nabo tuzi nyine babyitwaraho, icyo gihugu ugasanga kiva kikajya hariya, sore kubivuga. Niba abandi bataye umuco ariko baba mama bataye umuco, bamwe usanga atagira n'isoni zo kuba yagira affairs agirana n'umukozi wo mu rugo. Ariko reka twibabarizwe n'iki kibazo cy'umwana. Bakuru be barababaye ngo agahinda karabica, maze kubibabwira bahise babwira nyina bamubwira bati ma, umwana afite ikibazo gikomeye kandi arabitubwiye, abitubwira wacyumvise. Ariko reka mbabaza akabazo, abana babajije nyina ngo ma, iki kibazo umwana akubwiye wacyumvise? Yabaye open abwira abana bakuru be ikibazo afite. Ngiye kubabaza akabazo, nyuma yo kumva icyo umubyeyi abana bamubajije, ndababaza ikibazo munsubize. Bamwe n'inkari bakuru be barababara cyane, bahita bambwira ati mama, ati ikibazo umwana afite wacyumvise? Yego. Ndababwira nti nacyumvise. Reka mbabaze babyeyi ko muranga mumbore mwandike muri comment. Uyu mumama aragira ati amaze kubibwira barababara cyane, ati barangije baramaza ngo mama, iki kibazo akubwiye afite wacyumvise? Mubyeyi uri hano, niba koko ubasha kumva uyu mwanya uyu mubyeyi yararimo, nawe nuko ngende kwibaza ko icyatumye abana babaza nyina ngo ma, iki kibazo murumuna wacu akubwiye wacyumvise. Ngewe impamvu ndi gutekereza, abana barebye reaction, uburyo mama wabo yitwaye muri icyo kibazo, babona harameze nk'utabyumvise. Sinzi ukuntu ndi kubyumva, ashobora kuba ari njye wumva nabi, ariko umwana avuze ibintu nta kuntu mami yari kugira reaction ifatika amaze kumva ibyabaye ku mwana. Noneho umwana yarabaye open, n'ubwa mbere hari yarabyumvishe ko ari Berito bimukora. Noneho ngo abana basubire inyuma babaze nyina ngo ma, ibyo akubwiye bamukoreye wabyumvishe? Bigaragara yuko ngiye kubyumva n'ubwonko bwanjye, niba nibyo udatekereza neza, bigaragara yuko nta reaction uyu mama yigeze agira igaragaza yuko abaye umutunguwe, abaye shoke, kugeza ubwo abana bo bamubaza bati wacyumvishe? Mama wacu ati nacyumvishe. Babyeyi, sinzi ukuntu numvishe uyu mama arababaye nk'umubyeyi. Nta mubyeyi utababara mu by'ukuri, bawufatiye umwana bamugize gutya, ariko uyu mama arimo arancanga. Abana ngo ma wacyumvishe? My God, sinzi cyo umumama sinzi. Ubwo yahita afata umwana we, uwo mumama afashe umwana yari yajyanye n'undi muntu ngo bataba babiganiraho. Wumve, reka mbabwire noneho wumve. Reka mbumvishe rino jwi. Uyu mumama muzi ko yari yabaye nkaho ibintu yabyirengagije, ku buryo umuntu bari kumwe bajyanye gusura abana ari we wamubyatura indangare, wowe uri mu biki? Hakundi uyu mumama yahishaga iki? Uyu mumama yahishaga iki inshuti z'ukwezi kwa Katiki? Reka mumbare umunsi nagize emotion, ariko zirumvikana. Ndi kugira ikibazo ku mwana, mwongera nkagira n'ikibazo kuri mama. Atari uko nirengagije inshingano dufite muri Kigali, atari uko nirengagije inshingano mufite muri uwo mujyi mubamo, sinirengagije inshingano mufite n'ibyo byaro mubamo. Ariko uyu mubyeyi, nyamara uyu mubyeyi, reka mbumvishe ikintu wacyumvise? Yego. Ndababwira nti nacyumvise. Ubwo twahise tuza muri bisi kubera ko hari n'undi muntu twari kumwe wari wamerekeje, tuza tubiganiraho. Arambwira ati aha rero wararangaye, ati ubwo bigeze ku rwego rw'uko umwana yabikubwiye agasigara amukubita, ati koko no kumwica yamwica. Ubwo turaza tugeze hano ku kazi, mugenzi wanjye w'umumama dukorana tumaze kumusuhuza. Ariko reka mbabaze, mama amaze kumenya neza ko Berito ari ufata umwana ku ngufu, sibyo? N'abana bamaze batari wabyumvishe? Ndati nabyumvishe. Aratashye ageze muri base, acyuye umwana. Umuntu bajyanye aramubwira ati nyamara wararangaye wa mubyeyi, ibi bintu warabirangaranye. Mama yakoze iki?
haragira ati turataha tugera ku kazi. My God, umubyeyi iyaba ari wowe wari gukora iki? Je simbizi mana, ubu bishobora andika muri comment sinzi ndi kurande rw'umubyeyi, mu by'ukuri umubyara babaye sibyo, twumvikane arababaye, ariko umwana babaye kumurura. Ariko uyu mubyeyi ngo araza ngo ajya ku kazi, agezeho noneho bakiribwira bo bakorana aho ngaho ku kazi yare Nyabugogo. umve icyo bakorana yamubwiye, uricara ndamubwira ariko nagize ikibazo ngiye kujya kuri RIB. Mugenzi wanjye ati wagize ikihe kibazo? Nagiye kubimutekerereza nibwo umwana we yabimubwiye neza. Numvanga ikintu cyo kumusiga utuvuta mu kibuno nanjye nakimenye hano ku kazi. Mutega amatwi, yazanye n'umwana, yajyanye n'umwana ku kazi sibyo? No sorry, ku ishuri asuye abana. Umwana ageze ku ishuri aribohora, abwira barumu bakuru ibyamubaye. Mama biciye amazi, noneho baraje bari muri basi bataha. Umuturanyi cyangwa umuntu bari bajyanye aramubwira ati nyamara ibi bintu warabirangana. Mama aho guhitira kuri RIB agiye no ku kazi. Ageze ku kazi atangira kubwira umuntu bakorana. Ese uyu mama yabivuze kubera ko wenda byari byamushotse cyangwa yabonye byamaze gusohoka? Urumva ko yarakiri kumwe na wawe. Bishoboka ko iyi nkuru yanatangiye na wa muntu bari bavanye ku ishuri abwira abo bakorana ati jewe byanyobeye, uyu mwana afite ikibazo kiniki. Noneho amaze kubimubwira nibwo umuntu atangiye kuvuga ati mfite ikibazo, nyamara ndumva najya kuri RIB. No, igitangaje umwana ngo yariyekuye ngo atangira kubwira abantu asanze Nyabugogo atazi, yaba undi bari bajyanye simpamya kamuzi, yaba n'uwo bari basanze Nyabugogo sinzi ko umwana muzi. ngo ari waratangira kubwira umwana ngo Berita afata utuvuta agasigana. Cyo tuzi kwezi kwa kati nta n'ikintu nkeneye kujya kumva muri audio, mumbabarire. Njye nari mbazaniye inkuru ngira ngo tuyiganire nk'ababyeyi, ibishoboka dufata umwanzuro. Ikigaragara uyu mwana ntashobora kwibora ngo abwire nyina ibimubaho. Ese ko uyu mwana bigaragara ko atabana na se na nyina bari kumwe, akaba atabasha kumwisanzuraho ngo amubwire, uyu mwana azabwira nde? Uyu mwana azabwira umukozi wawe, kandi najya kubwira umukozi wawe amabanga yose bazaganira nta kintu azakubwira. Hari ahantu byageze uyu mukozi, uyu mumama yavuze ko ngo umwana atazi inshuro bino bintu byaba byarabaye, nazo azi. Aragira ati rimwe ngo yabikoraga ngo ari mu mvura, ngo mango ubundi ngakabikora nta n'imvura, ngo ubundi ngakabikora ngo uri mu cyumba uryamye, ngo ubundi ngakabikora ngo ari nijoro tu. Mama aravuga ibintu hano nagera nkumirwa, nagikeneye no kushaka kumva. Ababishaka simbiza, ababishaka mumbwire muri comment, mumbwire mbashyireho iyi audio yose muyumve gena ari kuvuga. Ariko uyu mugoroba iki gitondo yumviyemo, aya manywa yumviyemo, nje nabaye shoke nk'umubyeyi. Babyeyi mbabwira ngo niba bishoboka twongere umwanya tuganira n'abana, niba bishoboka tugira abana inshuti zacu. Wowe uri umumama yego, urabyuka ushakisha yego, nta mugabo hari yego. Uyu mwana azabwira nde? Ko azabwira uriya muhungu babana, kazabwira uriya mukobwa babana, kazamufata nk'ari. Byumvikana ko umwana yaragiye afata Berite nk'aho ari se, nk'aho ari nyina, abwira ati biyo kabiri mu cyumba cya ngwini wanjye akaza. Ikigaragara kindi ni uko uyu mumama ashobora kuba yaramaze igihe kinini atazi neza ko uyu mwana arara mu cyumba cya Berite. Sorry to say so. Sinzi uko mubyumva ababyeyi. Rero narinje mu mugoroba mw'iki gitondo mwaya manywa urebeye video ngira ngo tufate umwanzuro mu mutima wawe. Ntabwo twirukana abakozi, turabakeneye. Abakozi namwe muri kunyumva sore, ntago ari mwese ngabo umwe agatukisha bose. Mu by'ukuri abakozi babana beza bafata abana kanamukunda, ariko tuti mubyeyi nubona uru rukundo ntago nkubwiye ngo uhite utangira gususpectinga uvuga ngo uyu mukobwa kuba nkundira abana gutya ahari, uyu muhungu kuba nkundira abana gutya ahari. Oya, ubutinganyi bureze, ariko n'abari sex opposite cyangwa ibitsina bitandukanye nabo barimo barakora ibintu bitabaho. Niba twakongera umwanya simbizi wo kuvugana n'abana, tukabaha umwanya tukabumva, kandi tukajya dufata akanya ko kuganira n'abana, tubagira inshuti, bazatwumva natwe tubumve, kandi baradukeneye inshuti z'ukwezi kwa kati. Wakoze subscribe, kora sabone kugira ngo igihe cyose tujye tubana, uretse amavideo y'abanyeshuri n'iki dushyiraho, ariko tugera n'igihe cyo gutanga inyigisho tukaganira n'ababyeyi. Rero njye ni Amisha, mbakunda kubi, bakunda cyane. Sharing ino video umuntu inshuti yawe.
kanda like niba wumva ibyo tuganira umunsi hari cyo bigufashije. Ibihe byiza, turasubira muri video zitaha. Ciao.